Yes, kanangire mbasuhuza mbifuriza umunsi mwiza kandi umunsi ubagendekere neza cyane kandi amahoro y'Imana abane namwe. Rero iyi ni ya channel nziza yitwa Isoko TV Show, ni channel nziza kandi ibagezaho ibiganiro bigiye bigezweho. So rero muri kubona ko twaje kandi tuje mu makuru y'imikino, abagezweho muri ako kanya cyangwa muri aka kanya. Reka nangire mbabwira yuko mwifuza kumenya amakuru n'ibiganiro byiza cyangwa bigezweho, mujye mukurikirana Isoko TV Show. Niba hari amakuru meza n'ibiganiro bigezweho, ube rero ukunda imikino ni karibu, wowe ukunda ibintu bijyanye na n'ijambo ry'Imana nawe ni karibu, kuko ibyo byose tuba tubibafitiye cyane isaha ku yindi, 5 kuri 5 tuba tuhabaye cyane. So rero amakuru ariho ubu ngubu, amakuru ariho kandi tugiye kuyahera mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko mbere yuko twinjira mu ikipe ya Rayon Sport, ibuka gukanda subscribe, share, like kugira ngo ibiganiro byacu ujye ugenda urushaho kugenda ubikurikirana umunsi ku wundi, isaha ku yindi, itariki ku yindi, ndetse n'ukwezi ku kundi. Kadutangiye dushimira abanyarwanda mwese mwakoze subscribe, mwarakoze, muri ab'ingenzi. Namwe mwese mwibuka gukanda subscribe cyangwa murebe ibiganiro byacu, namwe mutarayikanda, namwe mwarakoze, Imana ibaho umugisha. Kandi n'abakiri mu nza mwitegura kuyikanda, namwe rwose Imana ijya igenda ibitaho umunsi ku wundi. So rero amakuru ya Rayon Sport reka tuyahere mu ikipe mo indani. Harimo amakuru arimo kuvugwamo muri ekipe ya Rayon Sport, yaje kuba rwose yitegura kumva inama cyangwa kumva imyanzuro yagombaga kuva muri Ferwafa. Ni imyanzuro itarabaye mibi cyane kuri Rayon Sport, yari yabaye mibi bwa mbere, ariko ubu ngubu ni imyanzuro itarabaye mibi cyane kandi nanone itari myiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko byibuze byaje kuba byagabanya pressure ku mutoza, kuko ubu ngubu abakinnyi bagomba kujya mu kibuga abanyamahanga ni 6, ariko hakagira abandi bagomba kuba bari hanze, ariko bishoboka ko baba bajya mu kibuga. Sinzi niba muri bubyumve, hari abagomba kwinjira mu kibuga, hari n'abagomba kuba bari hanze ariko bafite kuba bakwinjira mu kibuga isaha ku yindi. Ati ni gute rero? Mu gihe Rayon Sport ifite abanyamahanga 6 mu kibuga, bose bamaze kujyamo, ntabwo bemerewe kurenga. Ariko mu gihe harimo 6, bikaba byashoboka ko bakuramo umunyarwanda umwe akajya kuri benshi, yamara kujyamo ubwo yasimbuye n'umunyamahanga, kubera ko ntabwo bemerewe kurenza 6. Bambe yasimbuye umunyamahanga kuko nibyemewe kurenza 6. Tuvuge nda Charles Bare avuyemo, binjijemo umukinnyi w'umunyarwanda. Rero namara kwinjiramo, kugira ngo Rayon Sport ize kongera gusimbuza abanyamahanga kandi 6 bose bageze mu kibuga, birasaba iki? Dore ikintu birasaba kuza gufata wa umutoza kuza gufata wa undi wasimbuye Charles Bare akamurekeramo. Uri kumva ko noneho hasigayemo abanyamahanga 5 n'undi mukinnyi umwe n'undi mukinnyi w'umunyarwanda. Kumva ko nyine abanyamahanga bari mu kibuga ni 5, kuko 6 yasohotse. Noneho bagafata kuri bench, bagafata undi munyamahanga wari wicaye ku gatebe k'abasimbura bakamushyiramo, kubera yuko umunyarwanda yasimbuye umunyamahanga. Ntabwo bemerewe gukina barenze 6 mu kibuga, ariko bemerewe kuba bashyiramo undi munyamahanga mu gihe badahuriye mu kibuga. Mu gihe mu kibuga harimo 5, undi wa 6 yemerewe kujyamo, bitavuze ngo kuri match yose hagomba kujyamo abanyamahanga 6. Ubwo rero ndumva icyo ngicyo cyo mubashije kuba mwacyumva neza cyane, kandi nizere ko mwese mubashije kuba mwashira amatsiko. Hari benshi bagiye babaza ngo ese bizagenda gute, ese imyanzuro ni iyihe? Uwo niwo mwanzuro waje kuba wava muri Ferwafa, niwo mwanzuro wabashije kuba wavamo kugira ngo amakipe abe yawukurikiza. Abandi bakibaza bati se Rayon Sport ko yari yatangiye imikino bizagenda gute, ko yakinnye ndetse bikanayifurusa cyane bigatuma itsindwa, bizagenda gute? Ubwo nyine ni ukwihanganira ibyayibayeho, ahubwo igakomeza imbere, kuko ntabwo basubiza inyuma match. Kandi bandi bakibaza bati se APR izaza ite ikina iyo mikino? Cyane rwose izayikina, kandi izayikina yo nikina, izakina ifite abanyamahanga 6 mu kibuga, ifite n'abandi bicaye kuri benshi, kubera ko abanyamahanga ku mukino bose hamwe ni 10, ariko abemerewe kujya mu kibuga ni 6 batemerewe kurenga. Ubwo rero nyine bagomba kuba bicaye kuri benshi bakajyamo bagiye kugira gute gusimbura.
So andi makuru ari mu ikipe ya Rayon Sport, andi makuru ari mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, makuru yandi arimo rwose ni umunsi wa Nyanza, barimo baritegura Nyanza ku ivuko, aho Nyanza bazaba bagiye gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe bari bateguye guhura biranga kubera igikombe cy'amahoro, ariko bazaba bari gukinira hariya rwose i Huye, niho bazakinira umukino wabo nejo bundi rwose iminsi rikorerwa ku ntoki. So andi makuru rero ari mu ikipe ya Rayon Sport ni amakuru y'umuyobozi wa Rayon Sport, wo muri Rayon Sport witwa Namenye Patrick nawe barimo kugenda bamugarukaho cyane, nabonye ibitangazamakuru byinshi byagiye bimugarukaho ko Namenye Patrick yaje kuba asezera mu ikipe ya Rayon Sport, yaje kuba asezera muri ekipe ya Rayon Sport. So ibyo rero twagerageje kubitaruraho amakuru, twagerageje kubireba, ariko Ngabo Robeni agira ati ntago yigeze asezera mu ikipe ya Rayon Sport, ahubwo hari ibyo ari kuganira n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero ntabwo twapfa kumenya ngo byagenze gute cyangwa yasezeye cyangwa narasezera, gusa igihari nuko isaha n'isaha dufite kumva ngo yabaye yerekeza ahandi cyangwa yabaye asezera mu bintu yo muri Rayon Sport. Reka rero mbibutse gukanda subscribe, share, like ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda bibageraho umunsi ku wundi. Mwebwe mutari mwakanda subscribe mwibuke kuyikanda, share, like ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda bibageraho cyane. Umunsi wa Rayon Sport rero muri kubona ko rwose bimeze neza cyane, ndabakunda cyane.